reka tubahe ikaze mwe mukomeje kugenda mudukurikira muri mu bice bitandukanye by'igihugu. Twizere ko mumeze neza kandi mukomeza kugenda mugubwa neza. Iyi ni Lost Talent Rwanda, tubagezaho amakuru atandukanye abakomeza kugenda avugwa hirya no hino. Kuri uyu munsi turaza kugaruka mu ikipe ya Rayon Sport, ngira ngo mucyumva izo ngoma uhita umenya ko twageze mu ikipe ya Rayon Sport. Ni byinshi turi bukomeze kugenda tugarukaho muri ikipe ya Rayon Sport ikomeza kugenda ivugwamo byinshi. Kuwa gatandatu ifite umukino wa gishuti n'ikipe ya Mukura Victory Sport, ariko kandi abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bati Haruna Niyonzima nagende. Ni byinshi muri bukomeze kugenda mukurikira bikomeza kugenda bivugwa hano, ndetse n'imyanzuro igiye itandukanye ikomeza kugenda ifatwa muri ikipe yambara ubururu n'umweru. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, ubundi ukibuka gukora ku nzogera kugira ngo uko dushyira ikiganiro ujye ubasha guhita udukurikira mu ba mbere. Abanyamahanga batandatu, abanyamahanga bane mu kibuga. Ni imyanzuro y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryamaze gushyira hanze kuri iki cyumweru, ariko kandi abantu bakomeza kugenda bibaza bati ese amakipe yakinnye mbere aya ngaya ntashobora kuba yarabihombeyemo? Ese amakipe azakina imikino y'ibirarane yo azakinisha abakinnyi batandatu mu kibuga na bane babasimbura nk'uko bikomeza kugenda bivugwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda? Ahangaha bamwe bakavuga bati hari amakipe ashobora kubyungukiramo n'andi makipe yaba yarakomeje kugenda bihomberamo. Byumvikane ko ikipe zifite imikino y'ibirarane ni ikipe ya Polisi ndetse n'ikipe ya APRFC, aho benshi batangiye kugenda bavuga ati izi kipe zishobora kubyungukiramo, nyamara mu gihe andi makipe agiye atandukanye yo yakomeje kugenda abihomberamo nk'uko abatoza bakomeje kugenda babitangaza. Nk'uko mubizi rero, nk'uko mubizi hano kuri Lost Talent Rwanda, ibitekerezo byanyu by'umwihariko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ndabona ari bakomeza kugenda batanga ibitekerezo ari benshi, ngira ngo murabizi ko dukomeza kugenda tubiha agaciro. Uyu nguyu akomeza kugenda avuga ati bamwita Wucyamahoro Boniface, ati ku nyungu zanyu yakomeza kugenda sinzi icyo yashatse kuvuga. Wucyamahoro Boniface, uwitwa Mushimimana Joseph Kofi guturuka i Nairobi, twizere ko umeze neza. Ati Modric uraho, komera cyane musaza, nizere ko wagarutse neza, gusa dukeneye impinduka mu buyobozi. Fideli naveho, Muvunyi niwe dushaka. Uyu nguyu akaba yitwa Mushimimana Joseph Kofi guturuka i Nairobi. Undi yitwa Tuyishime Theophile, ati ko mutavuga ibitego yatsinze, ni igitekerezo cyanjye mu gisome. Ikipe ya Rayon Sport yatsinze ikipe ya Adax ibitego 10-1, ariko iyi Adax niyo yitwa Imena FC yaje kwitsinda ibitego 10-1, harimo hat-trick y'umusore bita Adama Bagayoko, yaje gutsindamo ibitego bigera kuri 3. Ba Charles bari baratsinze, ba Ishimwe Fisto baratsinze, ba Omar Nyingi n'abandi bagiye batandukanye, ba Paul Jesus, abo bose bakomeje kugenda babasha kubona izamu. Ntago ari byo gusa dukomeza kugenda kandi witwa Tuyishimire Theophile ati nibyo bavuge abatsinze Jean Fideli niwe uzatorwa, Muhire Kevin ntaribi mu Mavubi. Bakomeza kugenda avuga ati kabisa byanze bikunze Jean Fideli n'ubundi azakomeza yobore ikipe ya Rayon Sport. Uyu nguyu ati ariko Rayon igeze kure kweri, tugeze naho dukina batagira ngo tugeze aho dukina batagira aho babarizwa, ngo bageze aho gukina bakina n'amakipe atagira aho abarizwa. Uyu niko akomeza kugenda avuga, ariko Adax kina mu cyiciro cya kabiri, ngira ngo murayizi. Uyitwa Nihinyurwa Bonaventure, ati nta kindi, ati turahirimye pe, niko we abibona. Uyu ati Ombolenga nawe yagiye, amwibutsa abakinnyi bagiye b'ikipe ya Rayon Sport mu ikipe y'igihugu Amavubi. Uyu Ombolenga ntabwo nari namuvuze. Uwitwa Sami, ati Sami akomeza kugenda avuga ati Jean Fideli ntagende nitumukeneye. Uwitwa Siomana Bonaventure, igitekerezo cyawe turi kukibona. Uwitwa uyu kandi Siomana Bonaventure ati ikipe ya Rayon Sport yashije ikibonobono, ati yo si ikipe,
niko bakomeza kugenda bivuga. Witwa Fashimana Vedaste ati nibishyure abakinnyi amadeni, uyu niko we abibona. Akomeza kugenda avuga ati Robertinho areke kugendera ku mazina n'imyaka, uyu niko akomeza kugenda avuga. Mwita Fashimana Vedaste. Uwitwa Byukusenge Paterne ati yo Haruna niba yifuza gusesa amasezerano bamureke agende rwose, natwe ntitumukeneye. Bamwita Byukusenge Paterne. Undi kandi yitwa Hategekimana Jean Bosco ati ubundi koko rero yazavuye kujya kurambagiza muri Lions kwa Haruna, koko niko we abibona. Ngibyo ibitekerezo by'abakunzi ba Lost Talent Rwanda baba bakomeje kugenda batanga. Twizere ko ibitekerezo mukomeza kugenda mubitanga, ariko kandi munakora subscribe, mukibuka no gukora konzogera hano mu kiganiro cyacu. Ikintu duha agaciro ibitekerezo by'abakunzi bacu, iyo mwabyanditse kabisa tubasha kubiha agaciro. Ushobora no guca kuri 0788465591 nawe ugatanga ibitekerezo byawe, ariko ushobora no guca muri comment nkuko abenshi bakomeza kugenda babikora, ubundi ibitekerezo byanyu dukomeza kugenda tubisoma mu biganiro byacu biba biri bukurikire. Ngira ngo twagarutse mu kiganiro tureba byinshi bikomeza kugenda bivugwa muri ikipe ya Rayon Sport Isaro ry'Inyanza. Reka duhere ku mugabo bita Haruna Niyonzima, abenshi bazi nka Fabregas. Uyu Haruna Niyonzima ni umwe mu bakinnyi binjiye mu ikipe ya Rayon Sport. Navuga ko uyu Haruna yinjiye mu ikipe ya Rayon Sport, ariko abafana bagiye batandukanye ikipe ya Rayon Sport batabivugaho rumwe. Bamwe bakomeje kugenda babyishimira bati Haruna nibyo koko yarakenewe muri ikipe ya Rayon Sport, mu gihe abandi bakomeje kugenda bavuga bati Haruna ntabwo yarakenewe muri ikipe ya Rayon Sport, ndetse bamwe bakomeje kugenda bavuga ati Haruna kuzamushobora bizagorana cyane. Niko bamwe bakomezaga kugenda bavuga bati Haruna kuba rero ikipe ya Rayon Sport yamushobora ni ibintu bizakomeza kugenda bigorana cyane. Ariko Haruna Niyonzima abandi bakavuga bati kubera experience ya Haruna Niyonzima mu ikipe ya Rayon Sport yari ikenewe, ati kandi Haruna Niyonzima azakomeza kugenda afasha ikipe ya Rayon Sport ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Gusa kuri ubu igikomeza kugenda kigarukwaho n'abakunzi benshi b'ikipe ya Rayon Sport, nkuko mwanakomeje kugenda mubyumva, abakomeza kugenda batanga ibitekerezo hano kuri Lost Talent Rwanda n'abandi bagiye batandukanye, bose bakomeza kugenda bahuriza ku kintu kimwe bati Haruna niba ashaka gusesa amasezerano bamuretse akigendera. Nibyo benshi bakomeza kugenda bagarukaho bati Haruna Niyonzima niba ashaka gusesa amasezerano akagenda, ati nibamureke yigendere. Aho abandi bakomeza kugenda bavuga bati n'ubundi Haruna Niyonzima yahawe agaciro, bakomeza kugenda bavuga ati yahawe agaciro atarakwiye, ati kumuzana kuriya mu ntebe ati rwose ati y'ibwami ameze nk'umwami, ati ntago Haruna Niyonzima biri ari byo byari bikenewe, ati kuko Haruna Niyonzima ntabwo ari we mukinnyi wadukoreye ibintu bikomeye ku buryo yari kuza kuri. Hari n'uwakomeje kugenda atanga igitekerezo aciye muri comment, nubwo ntigeze mbasha kukigeraho ngo myisoma ariko naragisomye mbere, avuga ati ni gute ikipe nka Rayon Sport yangiye umukinnyi bita Miss Cedric gukora imyitozo mu ikipe ya Rayon Sport, bakamubwira ngo nagenda banze yandike lettre isaba kwaze gukora imyitozo mu ikipe ya Rayon Sport, ati ariko ati kandi ati ni kimwe mu bintu byatumye uyu Miss Cedric ajya mu ikipe ya Kiyovu Sport. Avuga ati ikipe ya Rayon Sport yaransuzuguye, ati Miss Cedric ni umuntu wakora ikipe ya Rayon Sport amateka, Miss Cedric ni umuntu wakoze ibikomeye mu ikipe ya Rayon Sport, ati gute abantu nk'aba bimwe agaciro, aho ugasanga Haruna waciyemo umwaka umwe akomeza yigendera, ati ugasanga niwe uhawe agaciro karenze, ati ibingibi mu ikipe ya Rayon Sport nta nubwo byari bikenewe. Abo bose n'abakomeza kugenda bakasa Haruna bavuga bati rwose ati Haruna Niyonzima ati mu ikipe ya Rayon Sport uretse n'ibyo ubwe ari kudukora atari kabandi benshi twari tubyiteze, ati kuko Haruna Niyonzima ntago ari legend ukomeye w'ikipe ya Rayon Sport, kubera ko nta gikombe yigeze ahesha ikipe ya Rayon Sport, nta n'ibintu bya danger yigeze akora mu ikipe ya Rayon Sport. Ati rero kuba Haruna Niyonzima ati nawe ubwe yakwiyumvamo ikipe atigeze atwaramo igikombe na kimwe, byibuze ngo celebrate igikombe, ati biragoye. Niho hambere ikipe
yatangiye gukorera amateka Haruna Niyonzima muri 2007 gutyo, ndibaza ko nibwo yari mu ikipe ya Rayon Sport. Niho hano hambere Haruna Niyonzima atangiye kugenda agaragara akora amateka, kuko hanyuma kuva mu ikipe ya Etincelle numvaga abantu banavuga ko yigeze gukora test mu ikipe ya Bastia iyo mu gihugu cy'u Bufaransa, bavuga bati rero Haruna Niyonzima uyu nguyu nubwo ariho hantu yatangiye gukora amateka, ariko ntabwo ariho hantu yakoze amateka. Twe nk'abakunzi ikipe ya Rayon Sport ntabwo twemera ko Haruna Niyonzima yigeze akora amateka mu ikipe ya Rayon Sport. Bati none rero kuba atangiye kudukoroga, ati nitwe twabyiteye, nitwe twamuhaye agaciro Haruna Niyonzima atagakwiye. Abandi bati rero niba ashaka gusesa amasezerano, icyaba cyiza Haruna bamureka agasesa amasezerano, kuko yaba mu kibuga ntabwo akenewe cyane, ati no hanze y'ikibuga dore yatangiye kugenda bivanga. Abo nabakomeza kugenda bagaruka kuri Haruna Niyonzima Fabregas. Kugeza kuri ubu ngubu umwe mu bakinnyi bamaze kugenda bagaragaza yuko batagikeneye gukora imyitozo mu ikipe ya Rayon Sport, ndetse amakuru akomeza kugenda tugeraho nuko uyu Haruna Niyonzima yakomeje kugenda asaba gusesa amasezerano muri ikipe ya Rayon Sport. Reka tuve kuri Fabregas twerekeze ku ikipe ya Rayon Sport igomba gukina umukino wa gishuti ku wa gatandatu n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Ikipe ya Rayon Sport yakaba yarakinnye n'ikipe ya Mukura, umukino ikipe ya Mukura ashaka kwerekanamo abakinnyi bayo inamurika jezi zayo nshyashya ya gutangira umwaka wayo w'imikino, ariko biza kurangira ishyamba ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ribabwiye yuko badashaka gukina rimwe na Super Coupe. Biza kurangira rero byaje bavuga ko batagomba gukina rimwe umunsi Azam izaba iri gukina n'ikipe ya APRFC. Biza kurangira rero ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Mukura bidakinnye. Kuri ubu ngubu rero biraza guhurira i Nyanza mu mukino wo guserebura imyaka 25 akarere ka Nyanza kamaze, ndibaza ko ni 25 akarere ka Nyanza kamaze, sinzi ndaza kureba neza ahangaha rero 25 ndaje ndebe, reka nsubire inyuma ndebe gatoya. Rayon Sport rero igomba gukina n'ikipe ya Mukura Victory Sport mu mukino nyine ngo ni igikundiro ku ivuko Nyanza, imyaka 125, sorry ntabwo ari 25, ni imyaka 125. Umujyi wa Nyanza uriziza imyaka 125 ubaye umurwa w'u Rwanda wa mbere. Ngira ngo murabizi ko Nyanza yahoze ariyo kapitali y'u Rwanda. Guhera kuri uyu wa mbere kugeza ku cyumweru hazaba ibikorwa byinshi mu karere ka Nyanza mu rwego rwo kwizihiza isabukuru y'imyaka 125 Nyanza ibaye umurwa. Ati rero icyumweru Rayon Sport irasubira ku ivuko aho yaboneye izuba muri za 60. Byumvikane ko Rayon Sport ashinzwe 65, ariko yaje kubona ubuzima gatozi mu mwaka wa 1968 mbere yo kuza i Kigali. Izakina umukino wa gishuti n'ikipe ya Mukura Victory Sport kuri wa gatandatu kuri stade ya Nyanza. Ngira ngo murakomeza kugenda mubyumva rero ko abatuye mu majyepfo ndetse n'abandi bakunzi b'umupira w'amaguru, by'umwihariko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bifuza kujya gushyigikira ikipe ya Rayon Sport ikina n'ikipe ya Mukura Victory Sport muri uyu mukino wo kwizihiza imyaka 125 ishize Nyanza ari kapitali, cyangwa se Nyanza yarabaye kapitali y'u Rwanda. Twizere ko rero abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ahangaha mutazigera muhabura. Ariko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport mukomeze no kugenda mushyigikira ikipe ya Rayon Sport mukanda kanyenyeri 02 urwego. Iyo ngiyo ni code ya association Rayon Sport. Ngira mukomeze kugenda mushyigikira kugira ikipe ya Rayon Sport ikomeze kugenda ibona uburyo ihemba abakinnyi bayo. Ariko ushobora no guca kanyenyeri 702 urwego ugakurikiza amabwiriza. Abari mu fan club twizere ko namwe mukomeza kugenda mubikora. Ariko fan club yitwa Rayon Twifuza iri hejuru cyane. Nabonye fan club yitwa Rayon Twifuza ikomeza kugenda ivuga iti twebwe umusanzu w'amezi agera kuri 2 tuwushyize hasi, equipe ya Rayon Sport nayo nireba ukuntu yigenza. Iyi fan club rero ikabafasha amezi 2 yo itivuga ati reka twebwe twishyure amezi 2 kubera ko equipe ya Rayon Sport iri muri crise, turebe uburyo twakomeza kugenda tuyishyigikira. Ubwo n'abantu bifuza kujya muri fan club yitwa Rayon Twifuza ushobora kunyandikira kuri ya nimero naho haye 0788466591 abafasha kujya muri ya fan club yitwa Rayon Twifuza ifite slogan igira iti tuzayibera urumuri no mu mwijima.
ya ngibyo ibyo twagombaga kugarukaho, ibindi turakomeza kugenda tubigarukaho. Ekipe ya Rayon Sport iri gukora imyitozo mu gitondo, ubwo abantu bashaka gusimbukira mu Nzove mukomeze kugenda musimbukira. Ni mu gikipe ya Sport Football Club nayo ikomeza kugenda yitegura umukino wa Super Coupe igomba gukinamo n'ikipe ya AS Kigali. Nubwo ikipe ya Sport yegukanye ibikombe byose, ariko izakina n'ikipe ya Kigali nk'ikipe yabaye iya kabiri. Reka tubashimire, twizera ko mukomeze kugenda mudukurikira mu biganiro byacu biri imbere. Ciao ciao.